ubundi waruzi ko inshingano z'umugore ari uburenganzira bw'umugabo. Inshingano z'umugabo ari uburenganzira bw'umugore. bishatse kuvuga ujye ko nize n'amategeko. Ndashaka kubwira ngo gukunda umugore ni inshingano z'iki? z'umugabo. Gukundwa n'uburenganzira bw'iki? bw'umugore. Urabyumvise cyane. Kuganduka ni inshingano z'iki? z'umugore. N'uburenganzira bwande? bw'umugabo. Urabyumvise none. Kuko aho uburenganzira bwawe burangirira niho bwanjye butangirira. Muri make inshingano zawe n'uburenganzira bwanjye. Yego. Bagabo mukunda abagore banyu ngo kuryamana ko bashakanye kubahwe, ngo no kurongorana ko bashakanye kugire gahunda, biragiye bisobanura. Wishaka kwinjoyinga uburenganzira nta nshingano nigeze mbona zawe. Yego. Ntabwo nshinzwe kumenya aho ibitunguru biva. Nshinzwe kwakira gutanga amafaranga umugore agahaha ukamukunda. Wimufata nk'ikibazo. Wimufata nk'ikizibu ikibazo ngo urumva urandemereye ngo nkiri jyenyine dusubire inyuma. Hari umuntu wambwiye ngo umugabo amuha amafaranga ngo akamwandikira oya ngo amutuma ku isoko ngo akamubwira ngo yandike agapapuro ngo akajya ku isoko ngo akajya amuhamagara ngo yishyure kuri telefone ngo mbwira nimero z'umucuruzi mwishyure. Ese ubwo urumva aramukunda, mu rukundo harimo kwizerana. Reka buriya nkubwiza reka amagara nimero z'umucuruzi nkubwiza ukuri bikubwire kuri iyi kamera yawe akamubwira ngo mpayasagutse. Can you imagine? Ayasagutse barabivuga ariko abwira umugore ubwo yaje akabara n'inyama ziri mu ntuzo. Sese wabaye hatonze gato kutiye kuzoza nkaguha amabwiriza. None agafungura firigo ngo busibi wabiguza ngaye ngo bibigura ngaye. Ako karoroshye nta cyo yatanze amafaranga. Hari n'abatayatanga baza ngo ngaburira. Tuko ntabyo wasigiye. Amakuru ufite. Ako baba mama bacu baragowe disi. Nuvuga ngo abagore ariko bagende baha amafaranga ubona ko abantu batanabizi buriya. Ubundi ushaka kubitsa wabitsa umugore. No kuri kose. Reba utuntu tubaho ukuntu tungana bakatubika amezi 9 bakawukuramo igisore kingana nanjye. No kuri pe. Bazi kubika. Ntabwo ari abatubuzi bazi kubika. Kandi ngo bajya ibyo umuhaye arabibika akabikuba inshuro nyinshi. Hari n'igihe umuha amafaranga wowe ukagira ngo yanayamaze. Use ko akavuga atari ko sheri ubuzima bwananiye tubigenze guta tewe ati twadufaranga wampaye hari gihe nanze ko wowe arushoboye nda ukagura umugati ukagurya akavuga ati yewe muri kino cyumweru ndagura nk'inusu y'ibitunguru birahagije mfite uko njera ko bazi kujera urugo kandi bazi imimerere yacu. Iyo umugore utamuhisha ukamwereka ukuri k'ubuzima bwawe nta kibazo bafite. No kuri ko buriya amabanga uroye nongere mbisubiriremo ibintu abagore bihanganira ko abagabo ntabyo dushoboye. Ntabwo umuntu yabwira ngo hindukira akaza akagusira ibanga iminota 2 ngo ubyemere uri umugabo. Abagabo dukunda kugira ikintu cya satisfaction, kumva banyuzwe ariko ntutekereze mugenzi wawe ko nawe akeneye kunyurwa nk'ukunyuzwa. Yego. Harimo amasomo yagutse. Ariko ibyo navuze wabyumvise. Soro mu rukundo. Yego. Harimo kwihangana, kubabarira, guhaha, guca bugufi no guhesha agaciro umugore wawe mwashakanye. Yego, urakoze cyane mushumba, reka ngushimire tugarukira ha wenda tuzagaruka muri part 3. Dukoze samari wa mugabo we. Samari ya mbere. Yego. Bagabo kunde abagore banyu. Ni kwira ijambo rivuga. Kuki wifuza ko umugore agukunda kandi atari ko bibirivu? Yavuga benshi. Abagabo benshi byo turi abantu b'abanyantege nke. Ntago abantu benshi burya bizi. Nukuri pe. Ivuze umugabo uhita wumva umuntu ukomeye, umuntu ufatika. Turi abanyantege nke ducika intege vuba. Nawe ushyire mu rugero uracyari muto, ikintu uragiye ukagishaka cyakunanira. Umuntu uhita wumva wiyanze unisuzuguye. Ntabwo tugira ikintu. Abagabo dukunda successful, dukunda intsinzi, dukunda ibintu tubonye. Iyo bikunaniye uratangira ukaruzinga. Turi abanyantege nke buri.
nta mugabo wakwihanganira kubyuka ijoro ngo ajye kurangura nyogo za karoti, abyuka azibungana hombe yongera bamwambure yongera agaruke bongera agataro bamwambura agaruke mu nzira. Twe ntabwo abagabo bidukundira, twibitsemo intege nke zo kwiyumvamo intsinzi kandi ntayihari. Niki cyaduhesha imbaraga rero? Icya mbere kiguhesha imbaraga ni impamvu itumye ukora icyo ugomba gukora. Sinzi niba kunyu impamvu nagarutse ku gituma ukora. Ndagukurikiye. Reason, impamvu biguteye. Nabwo ni ngewe mu rugero rwanjye ngiye kubaka. Ubwo ngiye kugira kubaka. Sinjyanywe n'irari, sinjyanywe n'amafaranga, nta muntu washyize nk'umugozi. Ni nge wateye intambwe mbwira umukobwa nti arabyemera. Ndi capable cyangwa niteguye gufacingana n'ibibazo biri mu rugo rwanjye no kubikemura nk'umugabo wateye intambwe. Yego. Akora kumviza ariko buri no. Ubwo we yemeje guhangana. Umunsi wamubwiye ngo uremera ko dukora ubukwe, ati yes. Tuzashyingiranwa. Urangije ako kanya winjiye mu inshingano. Akimara kukwemerera cyane kamwambika ibyo mwambika. Bivuze ngo witeguye kudiringa n'ubuzima bwawe. Yego. Nubwo abazabakomoka. Oya, niba bagusize bihorere. Kuvuga ngo kuri bashiki bacu. Yego. Aho kugira ngo nubake urugo ku mutwe. Nagume wacu. Ko kubaka urugo ku mutwe, ejo divorce, ejo umugabo akagenda, ejo ugasenya, nicyo kimwaro kuruta ibindi byose. Kandi watekereza. Abantu benshi basigaye bibaza impamvu ingo ubukwe buratahwa ndetse buhenze cyane, ariko kumara igihe bikananirana. Tugarutse inyuma kantu waruvuze kubera igitutu cy'ibintu runaka. Hari umumama wanganirije arambwira ati ni byagizwemo uruhare n'itorero runaka nashaka kuvuga. We yararivuze ariko sindi burivuge. Bamushyingira umuntu w'umutinganyi babizi, just kugira ngo basigasire icyubahiro cye mu kazi ke, mu bantu be. Urumva ko mu rugo harimo ibintu byinshi abantu batabasha no kwatura ngo bavuge, ariko Imana yo ireba ikavuga. Naho iyo umuntu akwizeye akabasha kukubwira, uhita wifata ku munwa. Urumva ko ibitutu bituma abantu bashaka ni byinshi. Nasumba atafite agahinda uwo muntu. Umva umudamu afite agahinda. Ubumwe bw'Abera Ministries, aho amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Nagira umenyesha ubumwe bw'Abera si idini, si itorero, ntabwo rigenda no kuba ryo, ahubwo naho wiga ibintu byose ukabohoka, ugasenya ibicaniro bishya, ugasenya byose. Ariyo mpamvu twabategura ikiganiro gitambuka buri mugoroba kivuga ngo nkwanira abawe, nkwanira busize, siga umurage muzima, siga umurage ukwiriye imbere y'abantu, imbere y'Imana n'imbere y'igihugu. Oh, hallelujah, hallelujah. Building an everlasting legacy. Sigira bawe umuco muzima, bakorere baraga ibyiza bazakira, kuko niyo mahitamo meza. Senya ibicaniro bya karande, senya ibicaniro by'uburyo bwose, maze wubaka ubuzima bw'ahazaza h'abana bawe. Banira n'abawe, bamenye kubana n'abandi, kubana mu gihugu neza, kubana n'itorero neza, no guhindura imyumvire. Siga umurage ukwiye, nibwo butwari. Amina. Ndagusuje, nkwifurije kugira ibihe byiza dukurikira hose. Ni kumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Unyemerere ngo ikaze mu kiganiro cy'umugoroba cyitwa nkwanira abawe, cyangwa se Build an Everlasting Legacy. Seeds of Joy, ubwo ni babana nyine mukoreraho umugisha mu buryo butandukanye, ndetse no kwishyura mituweli biracyakomeje nk'uko gahunda z'ubumwe bw'Abera zimeze, kandi buri wese abe uwejejwe
mu itorero rye. Yego, amazina yanjye nitwa Jerry, abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, dukomeje kubashimira, dushimira cyane abantu bakoze subscribe, abadukurikira cyane ahantu hatandukanye, turabashimira cyane. Iki kiganiro rero musanzwe mubizi ko ari umwihariko uvuga ku bintu bitandukanye, ariko byibanda ku bicaniro, gusenya karande ndetse n'ibicaniro bibi. Ubwo rero karande, ibicaniro bibi ndetse no gusenya imyuka mibi y'abarozi no guhishura ibimenyetso bitandukanye bikwereka ibyo bintu abandi batajya bavuga. Ariko se uyu munsi mushumba wiriwe neza? Niriwe amahoro, ndashima Imana, ameze neza cyane. Ariko ifi iracometse. Kurura mikoro uyegere nk'uko mbishaka. Yego ahora nshyiriye neza. Aho ngaho ni sawa, ndabona usa neza. Shyiramo numve. Ndabona usa neza. Imana ikumpera umugisha n'amahoro n'amavuta. Yego. Mushumba, uranyemerera uyu munsi mfite ibibazo, hari ibyo numvanye abantu, hari ibyo abantumye, ariko hari ikiganiro twakoze ubwo twavugaga ku bicaniro bibi, twavugaga aho nigeze kukubaza nti mu bicaniro byose cyangwa se mu bintu byose bibabaza, muri ibyo bicaniro byose by'ubwoko bwose, icyaba kibabaza kurusha ikindi ni ikihe? Aho wadusubije uti ni urugo. Ni urugo kabisa. Urongera uravuga uti 95% by'abasenya ingo ni abagabo. Nakiriye ibibazo byinshi, nakira appreciation nyinshi, barambwiye ngo nzaguha indabyo zawe nubwo ntazo nazanye. Yego, nagira ngo nkubwire ko womora imitima y'abantu ndetse uhishura amabanga menshi ya Satani. Mani habwe ntange arabiduhondagurira. Aradusekura uko gihe cyane. Yego, ndagira ngo rero nyemerere tujye mu cyiciro cya kabiri cy'ibi bicaniro. Abadamu benshi bagaragaje ko nubwo Satani arwanya urugo, abagabo 95% nabo bagira uruhare muri uko kumvira Satani. Ariko turagira ngo utubwire ubundi umuti wabo uwuhe kugira ngo urugo rubeho rutekanye, urugo rubeho rumeze neza, nta unanije undi, nk'uko abamama benshi, abadamu benshi bagiye babyifuza. Urakoze mushumba. Ndabashimiye cyane, Imana iguha umugisha. Ubundi mu bintu bimwe nashingiragaho nkora mu bushakashatsi cyangwa muki, igicaniro cyitwa urugo, iyo ubashije kugisimbuka ubuzima bwose burakomeza, kuko mu rugo niryo shingiro ry'ibintu byose. Yego. Kandi ikindi nakubwiye ko atari kurongora no kurongorwa cyangwa kugira urugo ntabwo wari umushinga w'umuntu, byavuye ku Mana. Ikindi cya kabiri, tuba tuvuye ahantu hatandukanye tukihuza, kugira ngo akaba amaze imyaka 25 aba wenyine, yitegeka, yiyobora, akora ibyo yumva ashaka, akora ibyo yumva atekereza. Nawe uri umusore umaze imyaka 40 wiyobora, wikorera ibyo wumva ushaka, mwatangira kubaka urugo ukibwira ngo ibyo wirirwagamo nibyo ugiye kuzana muri urwo rugo. Abantu bahindura status mu buryo bw'inyandiko. Yego. Ariko imitima n'imibereho ntihinduke. Ubwo lifestyle niyo ntandaro yo gusenya urugo. No kuvuga ngo mu myandikire, mu migaragarire hari ibyahindutse, ariko mu mikorere, mu mitekerereze uracyari wa wundi, n'ubuzima bayemo ntabwo byize bihinduka. Ndagira ngo tuvuge ku kintu gikomeye mushumba. Hano ku mpande zombi, uburyo bwo guhindura, bajya bavuga ngo nimba uhinduye status cyangwa se icyiciro barizwamo, hindura n'inshuti. Ndagira ngo turebe effect cyangwa se ububi n'ubwiza bwo kugumana za nshuti wari ufite, cyangwa se akamaro ko guhindura ukajya mu kindi cyiciro. Ubundi ndashaka gusa nko gusubiza inyuma ho gatoya. Ugende ariko nta kibazo. Yego. Mbere na mbere, guhagarara ku rugo no kururinda ibicaniro bibi biterwa n'impamvu yaguteye gushaka. Burya mu bintu byose ushobora gutuma urugo ruhagarara cyangwa rupfa,
ni impamvu yaguteye gushaka. yego. Mu mpamvu habamo nyinshi. Hari igihe famiye guforce ikagushyiraho intege bakanagushakira n'umukunzi cyangwa kandi ukanamubona ariko by'ukuri mu mutwe wawe utaraba tayari. Ubwo ni igitutu cy'ibintu cy'ababyeyi cyangwa n'abantu ngo baransize kuko buriya fashuwa yenda habaraza kunyumva uko bashaka ariko imyaka ufite nikaguforce kubaka urugo uko yabingana kose. Yes. Imyaka ufite ntikagushyiremo imbaraga ngo wubake udatanguranwa. Nako bakobwa se impamvu ituma ushaka urugo ariyo ushyira imbere kuruta imyaka ufite. Aha ngaha turabijyana kuri bashiki bacu bajya bavuga ko nyine imyaka iba ari kubashyira kuri pressure bagira ubwoba bavuga bati se nindenga imyaka runaka nzabasha kwita kubo nzabyara. Kubera iki? Mana yaguha gutwi tutazabyara se. Urumva iki kintu impamvu nkivuze hariho kuba umuryango wagusunika, hari kubaho n'abaturage bagusunika nyine mu bana bakubwira ngo usigaye iki kuki ibyo bintu ni ibiki. Hariho navuga ngo ngo tunanagutwerera ariko ibyo bintu bikore. Urumva mu by'ukuri umeze nk'uri guhunga cyangwa muba mwagendanaga bose barashatse baragusize umva ngo usigaye wenyine. Urangire reka mbigane mu rugo nta muntu wigana. Ankurikiye ariko mu rugo nta wigana urundi. Oya niba bagusize bihorere kuvuga ari kuri bashiki bacu. Aho kugira ngo nubake urugo ku mutwe nagume wacu ko kubaka urugo ku mutwe ejo divorce ejo umugabo akagenda ejo ugasenya nicyo kimwaro kuruta ibindi byose kandi watekereza. Abantu benshi basigaye bibaza impamvu ingo ubukwe buratahwa ndetse buhenze cyane ariko kumara igihe bikananirana. Tugarutse inyuma kantu waruvuze kubera igitutu cy'ibintu runaka. Hari umumama wanganirije arambwira ati ni byagizwemo uruhare n'itorero runaka nashaka kuvuga. We yararivuze ariko sindi burivuge. Bamushyingira umuntu w'umutinganyi babizi just kugira ngo basigasire icyubahiro cye mu kazi ke mu bantu be. Urumva ko mu rugo harimo ibintu byinshi abantu batabasha no kwatura ngo bavuge ariko Imana yo ireba ikavuga. Naho iyo umuntu akwizeye akabasha kukubwira uhita wifata ku munwa. Urumva ko ibitutu bituma abantu bashaka ni byinshi. Asumba atafite agahinda uwo muntu. Umva umudamu afite agahinda. Yaramwicaje aramubwira ati kuko ngo baragiye icyo mu munsi wa mbere reka da, kabiri reka da, gatatu reka da, kane ukwezi. Aza kumwicaza aramubwira ati burya gutya na gutya na gutya. Urumva ubwo intimba y'uwo mukobwa ingana gute? Akabebe karihe se yo kubyara ko birashoboka byo yabishatse. Kubyara ntabwo ari umwuga. Kubyara si n'igikorwa. Yego. Reka ntabwo bigorana. Nta nubwo ari impamvu yo kugira urugo rwiza. Rero urumva hari n'abantu bameze nk'abakomisiyoneri bagushyira mu mutego gusa kupfa bo birangiriza ikibazo cyabo. Bibazo rero kugira ngo umuntu agushyingire kugira ngo barangize ikibazo cya sosiyete yabo ariko igikomere bakinjije mu rugo umutima wawe. Ndimo nabyumva ariko hakaba ikindi gituma urugo rwakunanira kuvuga uti ngewe kugira nirwe nzenguruka mu bagore batandukanye reka nizanire wanjye. Ubwo ugiye gushaka bitewe n'irari ry'umubiri. Yego. Kandi mu muri matsiye rukozwemo irari riba muri wowe. Ubwo se numara kumubona ukamara kumubona nyine cyarari ntizimukira handi cyane cyo kikaba ikibazo kuko washatse udakeneye kubyara no kubaka, washatse kugira ngo wimare irari. Iryo nta cyumweru burya rirarangira rwose burundu. Sigitangaza ko umusozi watereraga ku bushake uyu munsi ureba ukabura uko uterera kubw'intege nke ukawutereza ibitekerezo cyangwa n'intoki gusa. Nta nubwo ari intege nke ahubwo no kuvuga utari kuriya kwa Kampire biti ukagendesha ibitekerezo. Kimwe nuko hari n'abandi uyu munsi yego abikora atekereza umwekisi we
yego se yes mukaba muryamye mwe muganira mu gikorwa cy'urugo aho kugira ngo ubushake bugwire ibitekerezo biri hirya akibuka umukobwa bari baziranye akibuka umuhungu bari baziranye noneho activite zikagira gute zikagenda neza wowe kumva wishimye kumbiro tipe cyangwa tipe niwe hari ahantu arimo atekereza iyo ko no gukurura imyuka mibi mu rugo. Iyo ni linki y'abadayimoni kandi ntabwo ubyumvise ako kantu kandi karakomeye no gutekereza. Ibaze jewe umwe mwashakanye yego mugiye kubaka urugo igikorwa gitangiye ntari gutekereza uwo bari kumwe afite ahandi yibereye ahubwo yibereye mu bitekerezo by'umwexi wiwe tekereza muri mind umubiri urahari ariko ubwonko bwageze kwa wa muhungu bwageze kwa wa mukobwa bwageze kwa wa mupfakazi. Iyo ni linki y'abadayimoni mu kurusenya ikintu kizoroha. Ikindi gisenya urugo nashaka kubwira ni ugushukwa n'ubutunzi. Havuga uriya mukobwa arafite n'akazi yenda yanyorohereza, uriya muhungu barafite n'akazi. Ubutunzi jeri dore ni cyangwa imbere yawe ni ikintu cyo kutizerwa kuko bwitera amababa ukaguruka ko birayambwiye. Ubukungu bwitera amababa ukaguruka pe ukagenda bukimukira ahandi kandi iyo umuntu ahombye ntago ari leta ibihombye ko byimukira ahandi. So rero gushaka kurikiye amafaranga nuhagera ukayabura uzagera wa mutima. Niyo mpamvu urugo ahanini rusenywa n'impamvu yatumye rwubakwa. Kabiri si umukobwa ujya gutera rivi umuhungu cyangwa guporopoza umuhungu. Buri gihe ni umuhungu utera intambwe agaporopoza umukobwa. Bivuze ngo wateye intambwe agushaka wowe ukamwemerera ni nawe ufite urufunguzo rwo kurinda urugo stress. Ni nayo mpamvu wavuze uti 95 nibo babigiramo uruhare cyane. Anavuze gacyabwo ni 98 aho ngaho. Kuki abagabo bateye gutya? Icyambere bamwe abagabo uyavuga benshi abagabo benshi byo turi abantu b'abanyantege nke ntago abantu benshi byo babizi. Nukuri pe ivuze umugabo uhita wumva umuntu ukomeye umuntu ufatika. Turi abanyantege nke ducika intege vuba. Nawe ishyire mu rugero uracyari muto ikintu uragiye ukagishaka cyakunanira uhita wumva wiyanze unisuzuguye. Ntabwo tugira ikintu. Abagabo dukunda successful, dukunda intsinzi, dukunda ibintu tubonye. Iyo bikunaniye uratangira ukaruzinga. Turi abanyantege nke buri. Nta mugabo wakwihanganira kubyuka ijoro ngo ajye kurangura nyogo za karoti abyuka zibungana hombe yongera bamwambure yongera agaruke bongera gataro bamwambura agaruke mu nzira. Ntabwo abagabo bidukundira. Twibitsemo intege nke zo kwiyumvamo intsinzi kandi ntayihari. Niki cyaduhesha imbaraga rero? Icyambere kiguhesha imbaraga ni impamvu itumye ukora icyo ugomba gukora. Sinzi nibikunye impamvu nagarutse ku gitimo ukora. Ndagukurikiye. Reason impamvu biguteye. Nabyo ni ngewe mu rugero rwanjye ngiye kubaka. Ubwo ngiye kugira gute? Kubaka. Sinjyanywe n'irari, sinjyanywe n'amafaranga, nta muntu washyize nk'umugozi. Ninjye wita wateye intambwe mbwira umukobwa nti aha arabyemera. Ndi capable cyangwa niteguye gufacingana n'ibibazo biri mu rugo rwanjye no kubikemura nk'umugabo wateye intambwe. Yego. Akora kumviza ariko buri no. Ubwo we yemeje guhangana. Umunsi wamubwiye ngo uremera ko dukora ubukwe ati yes tuzashyingiranwa. Urangije ako kanya winjiye mu inshingano. Akimara kukwemerera cyane kamwambika ibyo mwambika. Bivuze ngo witeguye kudiringa n'ubuzima bwawe. Yego. Nubwo abazabakomoka. Uwo munsi yageze iwawe. Yego. Na pade ntayigurira. Yego.
biri ku mutwe wawe. Kibaza ari wawe mu rugo muri periode yambaraga iki? Ubwo wiyangaje gutunga ubuzima bwawe, gutunga ubwo ugiye kubana nawe, gutunga n'abazabakomokaho, no gutunga bene wabo mu gihe baye ngombwa. Aho rero muri izo nshingano iyo winjiyemo gutyo ntabwo urugo rusenya. Uranyemerera twinjire mu birere noneho bikomeye, ariho hahandi haza huririraho abadayimoni se, cyangwa no gukora kwa Satani, cyangwa se no gukora kw'Imana bitewe n'uko byagenwe. Hari abavuga ko urugo iyo bahuje umutima Imana irabasanga. Bibiliya ikavuga ngo muhinduka umubiri umwe. N'iryari bahinduka umubiri umwe, n'iryari Imana ibaha umugisha muri bya bindi bakora, kuko umaze kutubwira ikintu bita ubutunzi, kandi tubwiye ko bushobora kwambara amababa bukagenda bitewe n'impamvu yatumye wubaka. Ariko n'iryari cya gihe Imana izi ikabashyigikira mwembi, n'iryari cya gihe noneho Satani aza akabisenya byose. Umunsi wavuze ngo yego gusa uremera ko dushyingiranwa, ubura ngo yes, burya ngo Imana yabishyigikiye. Ubundi rya niyo mariage, ntabwo ari ngombwa umuhanuzi abajyana no ku ruhande. Abahanuzi ndabakunda pe, ijana ku itonde gake mpagaruke, ndabakunda, ariko ubuhanuzi bwo kubaka urugo, niba hari abahanuzi ntakunda no vuga ibyo bintu mbamo. Yego, ko kubaka ibibazo biba mu rugo ibigombera ubuhanuzi n'urukundo. Udafite urukundo wakwiruka, waterura, wumva wazatwara ingutiya ku mutwe y'ipantaro ku mutwe. Umunsi wamubwiye ngo uremera ko dushyingiranwa, akabyemera, yes, hariya ngo Imana iteraho iki kashe. Ibisigaye byose ni ukugira ngo umuryango bimenye, biserebure, itorero rigire gute, kuko n'ubundi murongera ngo ryajwe dutandukane. Yego ndayiguha cyane ndayikwimye, nta wundi ubigiramo uruhare, biterwa n'impamvu. Yes, icyo nicyo nabwiraga cyane, ko naho mwemeranijwe muri babiri, nubwo bazana ikintu babasenye, niyo imiryango yahaguruka. Ahantu aho ni Imana ibashyigikira. Ikindi cya kabiri, nta muntu Imana idashyigikira, ahubwo ikiba gikwiriyeho mu rugo rwawe kukinarushyizeho. Icya kabiri gituma urugo rusenyuka, abantu bibagiza inshingano, bakibagizwa n'uburenganzira, bakaburana uburenganzira, ariko ntibite ku nshingano zabo. There is no right without obligation. Niba uri umugore uburana uburenganzira bwawe, banza unyereke inshingano zawe, mu byo ugomba gukora bimeze bite, bihagaze. Ariko waruswa n'umwana agira inshingano mu rugo, agomba kunzanira amanota meza. Yego, nanjye uburenganzira bwe no kumwishyurira iki, ishuri, no kumugaburira, iniforume, kurya, kumutegera, ibyo ni uburenganzira bwe. Ariko afite inshingano zo kunzanira amanota meza hehe kwishuri, ntabyo kuza kumbeshya ngo ibi nibi. So rero umugore nawe ukeneye uburenganzira, hari inshingano afite. Ngo umugore mwiza arazinduka agashaka isamu zakayigura, ngo ubonye umugore abonye ibintu bizima, ngo afubika akabamara imbeho. Izo ni inshingano, ni inshingano zawe. Kumenya ko natashye ukankorera ibyo twakwiriye byose, ariko wimbaza uburenganzira tashyizeho inshingano. Yego, mu minota dusigaranye ndagira ngo wenda impamvu tubigarutse nuko abantu benshi babibajije, wenda tuzabigarukaho. Ariko wumvise impamvu zabyo buriya? Nabyumvise. Ariko 90 n'ibindi birenga, abagabo benshi birengagiza inshingano zabo, bakishakira iki, uburenganzira. Kandi there is no right without obligation. We arakeneye kuza kuryama, hindukira, gira gutya, ariko inshingano ze yazitaye zo gukunda umugore. Yego rata, reka Bibiliya ivuga ibintu byoroshye, nuko abantu tubivuga bakadufata ukundi. Yego, ntabwo yavuze ngo abagore mukunda abagabo banyu. Nitwa abagabo Imana yabwiye. Niyo mpamvu gusenya nuko nta rukundo ruhari.
ndagira ngo uramba nivugira unigurukira. Yego. Bibiliya yavuze ngo bagabo mukunde abagore banyu. Yego. Nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Niyo nshingano dufite. Mu rukundo ntuzasenya, ntuzamurya amafaranga, ntuzamuhisha, ntuzamwihorera, ntuzamuca inyuma. Ntabwo ko Bibiliya yavuze ngo azabonesha n'ujya gusandaza amasoko ye hanze. Yego. Ni imigani nyine. Nta mpamvu yo kujya yego ibyo birabaye. Kemurira muri kudasujugunyiriya na hirya. Ngo kandi ngo ntari bariryoha nk'iriba wifukuriye. Ubwo ni mazi yanywa ntanduri hari. Iwawe aho ngaho. Noneho urumva Imana ibirindikirwa abagore ngo namwe bagore mugandukira abagabo banyu. Inshingano z'abagore no kutugandukira. Yego. Yego. Uburenganzira abagore badufiteho ni ukubakunda, kuko mu rukundo hakuwe nk'ibintu byose. Niyo mpamvu 99.5% n'abagabo basenya, bibagije inshingano kandi bagasaba uburenganzira. Barashaka uburenganzira, ryamahindukira wasakirihe kutameseye inkweto, hari n'ubura ngo kutameseye nta n'isabune yaguze. Ukibaza we amafaranga ndayakure. Hari ukubaza none se uburenganzira mbega bo bafite ikintu na narcissisme, ibintu byo kwikunda kandi biriya bitubuza. Bagabo mukunde abagore banyu, niryo tegeko twahawe. None bo barabinyuranyije barikunda. Bagore mugandukire iki abagabo banyu. There is no right without obligation. So obligation inshingano z'abagabo ni iki? Ni ugukunda abagore bacu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Inshingano z'abagabo nizo ngizo. Yego. Iz'abagore no kutugandukira. Yego. None buriya nk'andi makuru ubwo mu nshingano ni to provide. No provide and protect. Ubundi waruzi ko inshingano z'umugore ari uburenganzira bw'umugabo. Inshingano z'umugabo ari uburenganzira bw'umugore. Bishatse kuvuga ujye ko nize n'amategeko. Ndashaka kubwira ngo gukunda umugore ni inshingano z'iki? Z'umugabo. Gukundwa n'uburenganzira bw'iki? Bw'umugore. Urabyumvise cyane. Kuganduka ni inshingano z'iki? Z'umugore. N'uburenganzira bwande? Bw'umugabo. Urabyumvise noneho. Kuko aho uburenganzira bwawe burangirira n'ubwanjye butangirira. Muri make inshingano zawe n'uburenganzira bwanjye. Yego. Bagabo mukunda abagore banyu. Ngo kuryamana kw'abashakanye kubahwe, ngo no kurongorana kw'abashakanye kugire gahunda, biragiye bisobanura. Wishaka kwinjoyinga uburenganzira nta nshingano nigeze mbona zawe. Yego. Ntabwo shinzwe kumenya aho ibitunguru biva. Shinzwe kwakira gutanga amafaranga umugore agahaha ukamukunda. Wimufata nk'ikibazo. Wimufata nk'ikizibu ikibazo ngo urumva urandemereye ngo nkiri jyenyine dusubire inyuma. Hari umuntu wambwiye ngo umugabo amuha amafaranga ngo akamwandikira oya ngo amutuma ku isoko ngo akamubwira ngo yandike agapapuro ngo akajya ku isoko ngo akajya amuhamagara ngo yishyure kuri telefone ngo mbwira nimero z'umucuruzi mwishyure. Ese ubwo urumva aramukunda, mu rukundo harimo kwizerana. Reka buriya nkubwiza amagara nimero z'umucuruzi nkubwiza ukuri kuri iyi kamera yanjye akamubwira ngo mpayasagutse. Can you imagine? Ayasagutse barabivuga ariko abwira umugore ubwo yaje akabara n'inyama ziri mu ntuzo. Se wabaye hatonze gato kutiye kuza nkaguha amabwiriza. None agafungura firigo ngo busibi wabiguza ngaye ngo bibigura ngaye. Ako karoroshye nta cyo yatanze amafaranga. Hari n'abatayatanga baza ngo ngaburira. Ko ntabyo wasigiye. Amakuru ufite. Ako baba mama bacu baragowe disi. Nuvuga ngo abagore ariko bagenda bibaha amafaranga ubona ko abantu batanabizi buriya. Ubundi ushaka kubitsa wabitsa umugore. Nukuri kose. Reba utuntu tubaho ukuntu tungana bakatubika amezi 9 bakawukuramo igisore kingana nanjye. Nukuri pe. Bazi kubika. Ntabwo ari abatubuzi bazi kubika. Kandi ngo bajya ibyo umuhaye arabibika akabikuba inshuro nyinshi. N'igihe umuha amafaranga wowe ukagira ngo yanayamase
use ko akavuga ati ariko shere nta tike mfite, ubuzima bwananiye tubigenze gute ati yewe ati twa dufaranga wampaye naratubitse, hari igihe nanze ko wowe arushoboye nda ukagura umugati ukagurya akavuga ati yewe ya muri kino cyumweru ndagura nk'inusu y'ibitunguru birahagije mfite uko njera, ko bazi kujera urugo kandi bazi imimerere yacu. Iyo umugore utamuhisha ukamwereka ukuri k'ubuzima bwawe nta kibazo bafite, ni ukuri ko buriya amabanga uroye nongere mbisubiriremo ibintu abagore bihanganira abagabo ntabyo dushoboye. Ntabwo umuntu yabwira ngo hindukira akaza akagusira ibanga iminota 2 ngo ubyemere uri umugabo. Abagabo dukunda kugira ikintu cya satisfaction, kumva banyuzwe cyangwa ariko ntutekereze mugenzi wawe ko nawe akeneye kunyurwa nk'uko unyuzwa. Yego. Harimo amasomo yagutse. Ariko ibyo navuze wabyumvise. Soro mu rukundo. Yego. Harimo kwihangana, kubabarira, guhaha, guca bugufi no guhesha agaciro umugore wawe mwashakanye. Yego, urakoze cyane Mushumba, reka ngushimire, tugarukira ha wenda tuzagaruka muri part 3. Dukoze summary wa mugabo we. Summary ya mbere. Yego. Bagabo kunde abagore banyu. Ni kwira ijambo rivuga. Kuki wifuza ko umugore agukunda kandi atari ko bibiri bivuga? Niba utamukunda imaze ngo namwe bagore mugandukire iki? Abagabo banyu. Uragira kugandukire kandi uri ikigande. Uragira kugandukire kandi wowe uri ikigande. Niba inshingano zo gukunda umugore ntazo ufite waraganduka mu biki? Ni ikibazo. Kenshi bagabo bagana ati rero ati giye ndabona gufata imiti igabanya urubyaro ikumerera nabi. Kandi nanjye gukoresha prudence ntabyo nshoboye ndi umukristo. No kwifata biratunaniye. Bagahitamo rigatire. Umugabo akagenda akifungisha. Ibyo biba ari urukundo udashobora gushyira ku munzani. Umugore ati hoya we kwifungisha abo dufite ntituzi yisigarukira. Ubwo umugore w'umunyabwo bati munyabwe bati nguyu ubwo akoze rigatire nta hazakwepa hose azagenda biba kuko nta tegereje kugira gutera inda. Ubwo nta trace hari. Buri ikintu cya mbere gisoza mu rugo nashaka kubwira ibintu bibi. Yego. Hari abantu babyemera rigatire rwose barazikora. Kandi ubona ko urugo rugenze nk'uko babyifuza kandi babyumvikanyeho bombi. Hakaba n'abandi bayihagarika bagahitamo icyo ta separation bitewe n'impamvu zo gutekereza. Ubundi urugo rubura ibintu 4. Icya mbere ni ikiganiro cyimbitse. Kuri buri ngingo yose ibabangamiye. Kuri buri ngingo yose ibabangamiye, yaba y'umugabo n'umugore. Aho gutaha wishima ukajya kwinywesha fanta, ugataha bwije ukinywesha ikawa, ukaza wigize karya rusenda, mwicare mu kiganiro. Mu bintu shitani yibye urugo ni ikiganiro cyimbitse. Kabiri ni uguhishanya amakuru yakabagiriye akamaro mu kubaka urugo rwanyu. Gatatu, for information, amakuru atuzuye uhabwa n'abandi aho kugira ngo ucare mu yasoze. Umugabo yaguciye inyuma, umugore yaguciye inyuma, byose nta kubizi. Icya kane ni ugusabana imbabazi. Hirya ya dialogue. Mwarangiza mugakosora. Ngibyo ibintu Satani yatwaye urugo. Abitwaza telefone, abitwaza televiziyo, abitwaza imipira, umuntu wese akaza yigize karya rusenda. Icyo gihe urugo kurunduka ni ngombwa. Waguhamagaye bwa mbere ngo tubane, ni nawe ufite urwo rufunguzo rw'ibyo biganiro. Hari igihe umugore yifuza ko muganira umugabo akabyanga. Ahubwo yarangiza kumva ikiganiro cyavuye ahatariho. Niyo conclusion. Kuganira, dialogue, kubwizanya ukuri, kudahishanya amakuru atariyo y'ukuri abantu bakubeshya, kandi uwe watsinzwe bati parodo yarangira. Leta ukora andi magambo abiri ariyo yahe rero gukosora iryo kosa ryatumye hazamo polemique mu rugo, hazamo gushyamirana. Cya kabiri gerageza kumenya ingeso zananiye uwo mwashakanye. Namara kuzimenya ubashe kubana nazo.
ntaho uzazishyira. Niba ukeneye kuba uzazishyira heza, ntizirukana umugore utagira isuku ngwino uyikorere cyangwa umushakire umukozi. Ikindi kitwica ni ukutamenya kujera ingeso za bagenzi bacu. Nkunda gutanga urugero rworoshye. Abagabo benshi dukunda kwigonera kubera umunaniro. None umugore azakora ikinga nkuremo kugona se kariyo ngeso yanjye. Azaturugose kibazo nyine aziga amayeri, azashyira amazi ngo ntagona se. Cyazankorera ni kimwe, azaryama mbere yanjye agenda sinzire, nawe uzugone nyuma nanjye ndyame ngo ariko ubwo kagaturu ka nijoro karara salama nta kari bubone. Icyakora arabona mwaramutse mute, subwo urabyumvise tiye tuganira ukuri. Ariko urumva ndabikemuye. Niba umugore wanjye agira isukuye itanoze, itakunyuze ku rwego ushakira umukozi cyangwa ubikore, ariko wibikora utongana, wibikora uvuga nabi, bikorana umutima mwiza. Simo turajyana. Niba umuntu wakunda kugaburira amasaha yarenze ukabona bikoze igihe kinini, menya ko ari uburwayi yifitemo gituma kererwa habitunganye. Burya ugomba kwiga kubana n'ingeso z'uwo mwashakanye, ukazibyarira, ukazipfumbata, kandi wa muntu burya ingeso zigenda zishira bitewe n'uburyo umubaniye. Kwagera hakumva arakuremereye. Ariko kwa kundi bita kwerera imbuto umuntu, nizo ngizo nuko menya intege nke zawe, nkamenya inenge zawe, abanzi ko ukunda umuryango wawe kuruta umuryango wanjye. Ibyo nkamenya ukuntu nzabijera, nkamenya ukuntu nzabikurikira. Mbwa niyo tumvikane kugira ngo byoroshye tujye dupanga uko duha imiryango yacu. Noneho wowe ujye wohereza umuryango wanjye, nanjye nohereza umuryango wawe, kwatezamo polemique. Umenye ubushobozi bw'umugore, umenye ko asesagura amafaranga. Hari abadamu basesagura, nta duke wari ufite, kagura nk'ibiro 5 by'inyama kandi hari ibishyimbo byabuze. Icyo gihe rero umuntu w'umugabo uramubwiye ya nshuti yagiye amwitandika utuntu tuza gukenera tuseti uko mbona ibirakenewe cyane bikenewe. Nshuti yanjye rwose yarambwiye ngo umugore arabwira umugore ngo akore liste y'ibikenewe akayikora, ariko umugore buri gihe ahora ashaka ibidahari. Ahora ashaka ibidahari, no kuvuga ngo aramubwira ati kora liste y'ibintu ukeneye dukore stock, akabikora, akakora liste, ariko still amwaka amafaranga ati ndashaka icyambwa se ko hari ibi n'ibi. Urumva ibidahari n'ibyashaka kandi umuntu yagombye gushaka ibihari, ibikenewe bifite n'akamaro. Nk'urugero se ibyo rero niho umubwira ko ngiyo solution. We kwifuza ko baguha uburenganzira, kandi ubundi uburenganzira bwawe ni inshingano zawe. Iki kiganiro kiri powerful ukuntu, kandi no ku rugo rwubakwa hasigaye ijya umenya ku mugabo unteze amatwi, ijya umenya ko ariho hagurutse ukajya kubaza umukobwa. Ni nawe ugomba kurinda urwo rugo. Kandi niba wararebye nabi, bisobanura ko bivugurura gumana uko warebye nabi, niyo mahitamo yawe. So murakoze cyane, ndagushimiye mushumba. Reka nshimira n'abantu bose twabanye kugeza kuri aka kanya. Tuzagaruka mu bindi bice, kuko umuryango kuwubaka cyangwa se n'inama no guhugurana bihoraho kandi biba bikenewe. Ndashimira abantu bose badukurikiye, Imana ibahe umugisha cyane. Nawe mushumba wakoze. Amina.